Amasengesho ya mu gitondo, umunsi mukuru ukomeye wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru, Asomusiyo, tariki ya 15 Kanama. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze ururimi rwanjye rutangaze hose igisingizo cyawe. Ubahe Imana Data, nta Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka, ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Inyikirizo itumira. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi isugi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Zaburi ya 94. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimbire urutare rudukiza, tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi isugi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Kuko Uhoraho ari Imana y'igihangange, ni umwami w'igihangange asumba imana zose. Ni ufashe imizi y'isi mu kiganza cye, maze akagenga n'impinga z'imisozi. Inyanja niye, niwe wayiremye, n'ubutaka bwumutse bwabumbwe n'ibiganza bye. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi isugi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Nimwinjire duhine umugongo twuname, dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko we ari Imana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi isugi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Iyaba uyu munsi mwakundaga kumva ijwi rye, nimugundirize umutima wanyu nk'imeriba, nko ku munsi w'imasa mu butayu, aho abasekuruza banyu banyinjaga, aho bangeragezaga nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Mu myaka 40 nazinutswe iyo nyoko, maze ndavuga nti n'imbaga y'umutima wararutse, ntibazi amayira yanjye. Nicyo cyatumye ndahirana uburakari ko batazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nimuze turamye umwami w'abami, uyu munsi isugi umubyeyi we yazamuwe mu ijuru. Ubahe Imana Data, nta Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Indirimbo. Mariya ni umugabekazi w'isi n'ijuru, ni we nyina w'umuremyi wa byose, umutoni w'Imana, nyina wa Jambo. Uduhe kugushima no kugusingiza, aho wicaye mawe hamwe na Kristo, uduhakirwe iteka tuzagusange. Abana bawe twese turagusaba, utuyobore inzira igana Imana. We rembo ry'amahirwe turakurata, wuzuye inema nyinshi turakwizihiza. Mariya ni umugabekazi w'ijuru n'isi, ni we nyina w'umuremyi wa byose. Zaburi nize icyumweru cya mbere gisanzwe.
Inyikirizo. Bikira Mariya mutagatifu, biguturutseho umukiro waje mu isi, ishime iruhande rwa Nyagasani. Zaburi ya 62. Nyagasani niwe Mana yanjye, mpora ngushaka uko bukeye, umutima wanjye ugufitiye inyota, n'umubiri wanjye ukakugirira urukumbuzi. Meze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Naguhanze amaso aho uri mu ngoro ntagatifu, mbona ububasha bwawe n'ikuzo ryawe. Ineza yawe nsanga yaguranwa amagara y'umuntu, umunwa wanjye uhora ukwamamaza. Kuko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho, izina ryawe nditegera amaboko nkwiyambaza. Nzamera nk'umuntu wahaze ibinure n'imisokoro, ibitwenge bimpore ku munwa kubera ibyishimo, maze ndirimbe nezerwe kubera ibisingizo byawe. Iyo ngutekereje aho ndyamye, mara amasaha ngusenga, kuko utahwemye kuntabara. Nzavugiriza impundu aho nibereye mu gicucu cy'amababa yawe. Nkwizirikaho n'umutima wanjye wose, ukuboko kwawe kw'indyo kukandamira. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya mutagatifu, biguturutseho umukiro waje mu isi, ishime iruhande rwa Nyagasani. Igisingizo cy'abasore batatu mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 3. Inyikirizo. Bikira Mariya yazamutse hejuru y'abamarayika, nitwishime dusingize Nyagasani. Biremwa bya Nyagasani mwese, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bamarayika ba Nyagasani, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Juru nawe singiza Nyagasani, muririmbe kandi umurate iteka ryose. Mazi yo hejuru y'ikirere mwese, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Binyabubasha mwese, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Zuba n'ukwezi, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Nyenyeri zo mu kirere, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Imvura n'ikime, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Miyaga mwese, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Umuriro n'icyokere, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bukonje n'ubushyuhe, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bitonyanga n'amahuhwezi, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Buhehere n'ubukonje, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Rubura n'amahindu, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Majoro n'amanywa, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Rumuri n'umwijima, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Imirabyo n'ibicu, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Isi nisingize Nyagasani, nimuririmbe kandi murate iteka ryose. Misozi n'imirenge, nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose.
masoko nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Ibimera byose byo ku isi nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Nyanja n'inzuzi nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Mafi manini n'iby'inyagambura mu mazi byose nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Inyoni zo mu kirere mwese nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Ibikoko n'udusimba twose nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bana b'abantu nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Isirayeli nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bahereza bitambo nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Bagaragu ba Nyagasani nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Mutima n'ubwenge by'intungane nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Ntungane namwe b'umutima wiyoroshya nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Ananiya, Azariya na Misayeli nimusingize Nyagasani, nimumuririmbe kandi mumurate iteka ryose. Nidusingize Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nitumukuze kandi tumurate iteka ryose. Singirizwa Nyagasani mu bushorishori bw'ijuru, ririmbwa kandi uhabwe ikuzo iteka ryose. Bikira Mariya yazamutse hejuru y'abamarayika, nitwishime dusingize Nyagasani. Zaburi y'149. Inyikirizo. Nyagasani yakujije izina ryawe, abamarayika bose bazavuga ibisingizo byawe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, nimumumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isirayeli yishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga. Kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo. Bakore mu gahogo barata Imana, ari nako bafashe mu ntoki inkota y'amugi abiri, kugira ngo bihimure ku mahanga, bahanireho imiryango y'ahandi. Abami bayo baboheshe iminyururu, abanyacyubahiro bayo babate ku mapingu, maze babarangirizeho urubanza rwabaciriwe. Ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Bubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani yakujije izina ryawe, abamarayika bose bazavuga ibisingizo byawe. Ijambo ry'Imana. Izayi umutwe wa 61 umurongo wa 10. Ndasabagizwa n'ibyishimo muri Uhoraho, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana yanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro, akansesuraho umwitero w'ubutungane. Nishimye nk'umukwe utamirije ikamba rye, cyangwa umugeni witatse imirimbo ye. Nk'uko umugeni atatswe kubera umukwe we, arabengerana ikuzo ry'Imana.
isoko ye y'urumuri n'intama, arabengerana ikuzo ry'Imana. Wubahwe Data na Mwana ari umutagatifu, nk'uko umugeni atatswe kubera umukwe we, arabengerana ikuzo ry'Imana. Igisingizo cya Zakariya. Uri mwiza kandi urarabagirana mukobwa wa Siyoni, ureguka nk'umuseke ukebye. Nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Nawe rero wakana we, uzitwa umuhanuzi w'umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani ngo umutegurire amayira, ukamenyesha umuryango we umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, nazo zatumye izuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Uri mwiza kandi urarabagirana mukobwa wa Siyoni, ureguka nk'umuseke ukebye. Ibisabisho. Duhimbaze Kristo, umukiza wacu washatse kubyarwa na Bikira Mariya. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Zuba ry'ubutabera, Bikira Mariya yagutegereje nk'uko umuseke ubanziriza izuba. Duhe kugenda mu rumuri rwe. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Jambo uhoraho, wahisemo kubyarwa n'isugi izira ubwandu, duce ku ngoyi y'icyaha. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Mukiza wacu, washatse ko Bikira Mariya agukurikira kuri Karuvariyo, duhe kwizera ibyishimo bya Pasika. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Mwana w'ikinege w'Imana, ku musaraba waduhaye Mariya w'umubyeyi, umva isengesho rye igihe adutakambira. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Dufate akanya gatoya, duceceke maze duture ibisabisho byacu. Kristo umwana wa Mariya, twumve. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akabidutegeka, dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe,
ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amina. Dusabe. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wowe wazamuye Bikira Mariya umubyeyi utagira inenge w'umwana wawe, ukamujyana mu ikuzo ry'ijuru afite umubiri we n'umutima we, turakwinginze uduhe guhora turangamiye iby'ijuru kugira ngo tuzabone ubusangira nawe ikuzo wamugororeye, ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nimugire amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Dushimiye Imana.